amahoro, ibyishimo no kwishima no kunezerwa nibyo mbifurije. Kubyara, guheka, gutunga nibyo mbifurije. Tugaruke kuri stade yacu Amahoro, tugiye kubagezaho ibyiza byitatse iyi stade, ibyiza bishobora kuzagaragara mu mujyi wa Kigali wacu Rwanda bisa bidasanzwe, abenshi n'abanyamahanga bifuza kuzaza kureba. Nirabizi nk'ibisanzwe Elisa muzi. Ikipe y'Amavubi yaramutse itsinze kuri stade yacu Amahoro, mwese mubona nziza gutya, ibaza umujyi wa Kigali uri kwaka idarapo ry'u Rwanda gusa. Ibisanzwe abantu benshi batuye mu nkengero z'umujyi wa Kigali bajya babona bageze i Burayi. Ibaza ikipe yawe ukunda iramutse itsinze, ukabona stade Amahoro irimo irikaraga ubururu n'umweru, abafana bavugiriza bakoma ingoma, amafirimbi acicikana mu mujyi wa Kigali, akarasisi gakomeje mu ibara ry'umweru n'ubururu. Tera metero imwe ugasanga ni ubururu, metero ya kabiri ugasanga ni umweru, ariko amabara yakahindukiranye. Ibaza ikipe yawe ikinira kuri Kigali Pele Stadium, umunsi izaba yakiniye ku Mahoro igatsinda nk'ikipe ya Rayon Sport, ubwo turavuga Gorilla, AS Kigali, Kiyovu Sport, tukaba turimo turavugana Gasogi, abenshi muzi nk'urubanzi ngwe. Ikipe mwese muzi ishobora kuba yakora ibyo bitangaza kandi namwe mushobora kuba muha amahirwe, ishobora kuzatuma Amahoro ahora yaka ibara rimwe, ni iyihe? Ese birashoboka ko yaba ari Gorilla? Ese birashoboka uko Gasogi Kenisi umuvugizi wayo akaba na perezida wayo ukabivuga ikipe yiziharira amabara ya stade Amahoro? Tubitega amaso. Amahoro, mukomeze mukoresha subscribe, comment, birakenewe. Ndabona mu nzozi zanjye Amavubi umunsi azaba yikarifiye muri CHAN. Twagize ibihe byiza by'Amavubi, Sugira Ernest rutahizamu w'Abanyarwanda umunsi atsindaga igitego atsinda ikipe ya Togo, tukajya muri kimwe cya kabiri cya CHAN. Kigali yacuze ikintu nakita nk'ibyishimo, abari mu nzu barasohoka, ndakeka n'umwana wari mu nda yaraserebuye, akavuga yuko ikipe y'Amavubi igeze muri kimwe cya kabiri yabiherukaga 2004 kuri manda ba Jimmy Gatete, ba Eric Nshimiyimana, ba Jimmy Mulisa. Abo ni abalegend b'ikipe y'igihugu Amavubi baheruka kujyana nayo muri CHAN. Ese birashoboka yuko tuzabona umunsi Amavubi azaba yatsinze cyangwa yikarifiye muri World Cup? Tuzabona umujyi wa Kigali utatswe n'amabara meza cyane Imana yatwihereye, Imana yatugabiye amabara meza cyane, umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu. Birategerejwe cyane n'amatsiko menshi. Ese tuzabona za kipe zacu z'amaklub umunsi zaba zageze muri Champions League, zageze nko muri kimwe cya kabiri cyangwa se finale, tukakira nk'ikipe ya Al Ahly mu Rwanda? Al Ahly mvuga mwumva mwese mu Misiri, Al Ahly Tripoli. Tukabona nk'ikipe ya Rayon Sport wenda yatsinze Al Ahly, amabara meza cyane y'ubururu n'umweru utangiye gutrendinga mu mujyi wa Kigali, ariko fireworks ziturikira mu kirere, ibyishimo byose byuzuye umujyi ndetse n'igihugu n'Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi. Ese birashoboka ko APR, ikipe ya gisirikare twabona igeze kure mu matsinda, ikakira umukino ku Mahoro tubona twese asa gutya, meza gutya, igatsinda ikipe ikayitsindira mu Mahoro, tukabona umukara n'umweru mu kirere? Ese muribaza izi match zizakirwa gute kugira ngo ayo mabara tuyabone? Kimwe nk'uko twebwe tukibaza byinshi, ese nk'ikipe iturutse hanze ikaramuka hadutsindiye byagenda bite?
yacanirwa amatara. Byatumye twegera umukozi umwe muri bo adusobanurira impamvu n'uburyo bishobora kuzagenda. Ntabwo twabashije kuvugana, yatwandikiye WhatsApp yagiraga ati: ikipe yose izatsindira mu mahoro, twiteguye kuzayiha ibyishimo ikwiye. Uyu ntabwo ari umwihariko w'ikipe zo mu Rwanda, ahubwo ikipe yose igomba gutsindira muri iyi stade nishaka izabe yaturutse Espagne, Ubwongereza ndetse no mu Bufaransa. Ikipe yose izahatsindira izagira umwihariko wayo, bazayicanira amatara bitewe n'imyenda yambara n'ikirangantego kiba kiri ku myenda yayo. Nahise ngira indoto nziza cyane, ndatekereza cyane, nsubiza ubwenge inyuma, nibaza nk'ikipe ya Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Barcelona, Atletico, za kipe zifite amabara y'umweru cyane n'umutuku n'ubururu. Ibaze nk'ikipe ya Real Madrid iramutse kwakira nko mu Rwanda umukino umwe, nabyo tuzabigeraho kuko dufite stade nziza, stade ikomeye, stade y'icyitegererezo muri East Africa, stade nziza rwose buri wese yifuza kureba. Njye wategura iki kiganiro n'iki cyegeranyo ni Elisa Irabizi nk'ibisanzwe. Ciao ciao, turabakunda, mukoresha subscribe and comment.